iyo bavuze imperuka uhita utekereza iki? Reka twe kujya kure, nta munsi mu nsengero aho dusengera batatubwira ko iyi si tuyiriho turi abagenzi, iwacu ari mu ijuru. Ejo cyangwa se ejo bundi tuzayisiga tukitahira iwacu, aho tutazongera kurira no kubabara ukundi. Ariko kandi bakatubwira ko tuzongera tukabona abacu bapfuye. Ni imyemerera benshi bafite niba dushingiye ku iyobokamana. Dushingiye ku bimenyetso by'ibihe se, iyo minsi yaba ariyo tugezemo uyu munsi? And every day things seem to get worse. Religious conflict. Nta gihe intambara zitabayeho, nta gihe ibyorezo bitabaye, nta gihe amakuba atabaye, nta n'igihe ubusambanyi n'ubutinganyi bitabaye. Muri make nta gihe kwigomeka kutabayeho. Ibihe turimo se bitandukaniye he n'ibihe byabanjirije ibi? The Christian idea of apocalypse took hold under the oppression of Rome. This evil empire had destroyed Jerusalem and persecuted the early followers of Jesus, and threatens to engulf us all in the apocalypse. Nyamara wibuke, ibi byose byagiye bibaho mu bihe bitandukanye bisimburana, ariko bigaherukwa n'ikintu kidasanzwe bamwe banagereranya n'imperuka. Itandukaniro ry'ibyabanje n'ibirimo bibubu ni irihe? Mu gitabo cya Yesaya ibice 2 umurongo waho wa 2 havuga ko mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga yose azawushikira. Ndetse iyo usomye Timoteyo wa mbere ibice 4 ku murongo waho wa mbere ukageza ku wa 2 havuga ko mu bihe bizaza bamwe bazagwa bakava mu byizerwa, bakita ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Igice kibanziriza iki havuga ko ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, ari indashima, batarabera, badakunda babo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ari ibyigenge, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Ibitabo byinshi by'iyobokamana bishushanya ukugaruka kwa Yesu Kristo n'ikintu gikomeye kandi kidasanzwe, ariko kikabanzirizwa n'ibindi birimo Antikristo, Masihi Dajjal. This beast has a human name. Its number is 666. Uyu ngo azaba agamije kugusha benshi, kuko umunsi w'urubanza uzaba wegereje, kandi ukuzimu gutegereje abazakujyamo. Ellen G. White mu gitabo yise Intambara Ikomeye avuga ko abahanuzi b'ibinyoma bazagwira mu isi, amadini n'amatorero agamije indonke no kuyobya akavuka umunsi ku wundi. Aho uri hita wibaza uti nsengera muri ihe dini cyangwa se itorero ni irya kangahe ugereranije n'umubare w'uko aya madini yagiye avuka? Ese kuki ryavutse? Igisubizo ubona ntukintu kigumane, ariko ubitekerezeho kabiri. Unatekereze ku bahanuzi mumaze guhura bakubwira ko hari icyo Imana yakuvuzeho, kandi umugambi wayo utinda ariko udahera. Uyu munsi tugiye kuganira ku miterere y'iminsi ya nyuma, turebe niba koko ariyo turimo dushingiye ku mibare n'ibimenyetso bikubiye mu bitabo by'iyobokamana. Turarebera hamwe iki bitabo bitandukanye bivuga ku kugaruka kwa Yesu Kristo umunsi na Qur-an itasi zitavuze. Muri iki kiganiro turaza kwifashisha ibitabo by'iyobokamana birimo Qur-an, ndetse twibande cyane ku muzingo w'igitabo cya Bibiliya ikoreshwa n'abakristo cyane. Igitabo kirimo ubuhanuzi busaga 735 bwose buhishemo imiterere y'ahazaza h'uyu mubumbe twita isi. Ubuhanuzi 596 mu buhanuzi 735 bwose buhishwe muri Bibiliya bwarasohoye.
bivuga ngo ibintu 139 nibyo bisigaye gusohora. Ibinatuma hari abiyita abahanuzi bakirirwa babeshya abantu ko batumwe n'Imana ngo baje nk'inkuru ziteguza ubu buhanuzi 139 busigaye. Turaza kandi kunyuza amaso mu bitabo nka The Great Controversy cyanditswe na Ellen G. White mu mwaka w'1911, tunifashishe filime documentaire zirimo yitwa Apocalypse the Story of God ya Morgan Freeman, ndetse na Da Vinci Code ya Dan Brown, n'igitabo cyanditswe na Dante Alighieri cyitwa Inferno. Iki kiganiro cyitwa Hirya y'imyemerere. Ni ikiganiro cya Radiant TV 10. Nge nitwa Sumani Twahirwa, mbahaye ikaze mwese. Ibyiringiro ku bakristo bose ni ukugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo. Icyo nicyo cyizere gisumba ibindi byose abakristo bafite. Kuki aba bafitiye imyizerere yo kongera kugaruka kwa Yesu Kristo? Yesu ubwo yavukaga mu myaka isaga 2000 ishize yabayeho, ariko mbere yuko ava kuri iyi si ahanura ibintu byinshi bizaba ndetse biranaba. Ariko hari icyo yavuze kandi kitarasohora, kugaruka kwa Kristo inshuro ya kabiri. Ndetse iyo ufashe umuzingo w'igitabo cya Bibiliya ugasoma isezerano rya kera n'irishya, usanga abahanuzi bo mu isezerano rya kera batareruye ngo bagaragaze ko hazaza inshuro ebyiri, kuko ubuhanuzi bw'icyo gihe n'uburyo babusobanuraga byagaragaraga ko hazaza abantu babiri batandukanye aho kuba umwe. Hari benshi mu Bayahudi b'icyo gihe bumvaga hazaza ba Mesiya babiri batandukanye, uzaza aciye bugufi aje kubabazwa, n'undi uzaza ari umurwanyi utsinda ingabo z'abarwanya Imana. Icyo batashoboraga kumva ni ukuntu Mesiya ari umwe, ariko akazakora ibyo bintu byombi. Gusa inyandiko nyinshi zikubiyemo inyigisho z'abizera Kristo zigaragaza ko ari uzagaruka, kandi kuza kwe kuzaba gutandukanye n'ukwa mbere, kuko atazakandagiza ibirenge ku isi. Ikizaba kimuzanye ni ukuzura abapfuye. Igitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 19 ku murongo waho wa 7 havuga ko abera, ni ukuvuga itorero rya Kristo, ubwo bazaba bamaze kuzamurwa batazahita bajyanwa mu ijuru, ahubwo ngo bazamara imyaka 7 mu kirere, kandi iyo myaka 7 igabanyijemo ibyiciro bibiri. Hari imyaka 3, ni ukuvuga igice cya mbere, ubwo abera bazaba bari ahantu barimo gutunganywa, bahanagurwa amarira, banashimirwa ko bakoze neza. Hanyuma iyo myaka 3 n'igice nishira, bazimuka bajya ahandi hantu mu birori, aribwo bukwe bwa Kristo n'itorero, byanditse mu muzingo w'igitabo cya Bibiliya. Muri ibyo birori, ibyo ngo abera bazarya n'ibyo bazabona byose ni iby'amatwi atigeze kumva, n'iby'amaso atigeze kubona, ibitarigeze bitekerezwa n'umwana w'umuntu. Aho kandi niho abera bazahererwa amakamba y'imirimo bakoze, ikamba abera bose bazahuriraho rikaba ikamba ry'ubugingo. Iryo torero rikiva mu isi, ngo Satani azabohorwa maze akore ku mugaragaro mu isi. Muri ya myaka 3 n'igice ya mbere azayobya amahanga akoresheje ubutatu bw'umwijima. Aziyita Imana, Antikristo, ndetse yiyite Kristo. Umuhanuzi w'ibinyoma yiyita Umwuka Wera. Isi yose izamuyoboka. Imyaka 7 nishira, Yesu azagarukana n'abera ku isi, maze abazaba barapfuye banesheje Antikristo nabo bazuke bimane na Yesu imyaka 1000 hamwe n'abera bose. Uyu uzaba ari umuzuko wa kabiri, kubavuga ko hazabaho imizuko 3. Hazaba hasigaye umuzuko umwe. Ikizaba kigiye gukurikiraho nyuma y'iyo myaka 7, ubwo abera bazaba bareremba mu kirere, Antikristo nawe ari kuyobya abatuye mu isi, Yesu azagarukana n'abera ku isi, kwimana nabo ingoma y'imyaka 1000. I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him,
that he should deceive the nations no more till the 1,000 years should be fulfilled. Satani azongera abohwe kugira ngo atongera kuyobya abantu. Ibi biri mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 20 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku wa 6. Mu gitabo cye The Inferno, Dante Alighieri ahereye aha ahita anagabanya ibohero Satani azaba afungiyemo iyo myaka 1000 yose n'abambari be n'abo yayobeje, akariha ibyumba 9 byose agereranya n'inziga 9 z'ikuzimu. Dante's journey through hell started when he is in a dark forest, beset by beasts. Dante met the spirit of Virgil, the most virtuous of the Roman poets, who guided him on his uruziga journey. rwa 9 ari narwo rwa nyuma rugizwe n'ikiyaga cy'ubutita cyitwa Cocytus, ariho Satani azaba afungiye. Dante avuga ko Satani azaba afungiye muri iki kiyaga cya Cocytus ari kumwe n'abambari be barimo Kayini na Yuda Iskariyoti, bari mu bubabare bukomeye kurusha abandi kuko ubukonje bwinshi buzaba bubabaza kurusha umuriro. Iyo myaka 1000 nishira nibwo abera bazajya mu ijuru babane n'Imana ubuziraherezo. Nyuma y'iyo myaka 1000 kandi nibwo Satani azongera kubohorwa, maze we n'abanyabyaha bapfuye bakazuka, ari wo muzuko wa 3, Imana ihita ibajugunya mu nyanja ya wa muriro n'amazuku hamwe na Satani wabashukaga. Abera bo bazabahiteka. Gusa mbere yuko ibyo biba, hari ibimenyetso abemera ko imperuka izaba bagaragaza nk'ibizabanza kwigaragaza. Abahanga mu bumenyamana benshi bafite umubare w'ibimenyetso bagenda bacungana nabyo umunsi ku munsi, bashingiye ku bimenyetso by'aho umuco w'abatuye isi uyu munsi bihagaze, bakabihuza n'ibyahanuwe byanditse mu bitabo by'iyobokamana. Bashingiye kuri ibyo bimenyetso bemeza ko nta kabuza imperuka y'ibihe yegereje, ndetse irimo idusatira nta gihe dusigaranye. Aba bahanga bashingira ku byanditse muri Mateyo 24 uhereye ku murongo waho wa 6, ahanditse ngo muzumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarikwa imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itarabaho. Ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'imishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Bashingiye kuri ibi bagaragaza intambara zibasiye isi mu kinyejana cya 20 nk'intambara zombi z'isi yose n'izo mu kinyejana cya 21, zirimo ziba zigatikiriramo amamiliyoni n'amamiliyoni y'inyoko muntu, hakiyongeraho intambara ihanganishije imitwe yitwaje intwaro myinshi ishamikiye kuri leta ya Kisilamu n'impugu, kandi hafi mu bice byose by'isi. Iyo iragenda ikagereranwa na rya shyanga rizatera irindi shyanga. That's happened. Ibyo byarabaye. Murebe intambara z'abakristo n'abayisilamu. Ubwami bwahagurukiye kurwanya ubundi bwami. Intambara ya mbere y'isi, intambara ya kabiri y'isi, Vietnam. Ibihugu byahagurukiye kurwanya ibihugu. Kabone n'uyu munsi intambara ziravuka ubutitsa, ibihugu bikariturana. Wars and nations are clashing. Ikindi bashingiraho bemeza ko imperuka y'ibihe yegereje ni intambara zibasiye uburasirazuba bwo hagati bw'isi. Mu biganiro byabanjirije iki, muribuka intambara twaganiriyeho ishyamiranyije Isirayeli na Palestina. Muri make intambara muri kariya karere zimaze kuvuka inshuro nyinshi utabara, kuko intambara hagati ya Isirayeli n'abaturanyi bayo zidahosha na gato. Muribuka izindi nyinshi zagiye zihanganisha ibihugu by'Abarabu nko muri Afghanistan. Ibi byose abahanga mu bya Bibiliya bemeza ko bihatse ikimenyetso gikomeye cy'akandi kaga batekereza ko katari kasohora, kagomba kugera ku burasirazuba bwo hagati. Igitabo cya Ezekiyeli cyo mu muzingo w'igitabo cya Bibiliya kigaragaza ukongera gukomera nk'urutare kwa Isirayeli, ubwoko bw'Abayahudi bukanongera bugakomera nk'urutare. Ni igitabo cyanditswe Yesu asigaje imyaka 2500 ngo aze kuri iyi si. Nyamara iby'iki gitabo cyagiye kivuga bimwe byarasohoye.
Mu myaka y'igihumbi kimwe na za 1945 kugeza mu myaka y'igihumbi kimwe na 1948 Isirayeli yari yarazimye burundu, ndetse n'abayahudi barimo basibanganywa ku ikarita y'isi n'ishyaka ry'abanazi ryari riyobowe na Adolf Hitler mu cyaje kwitwa jenoside yakorewe abayahudi. Nyuma y'imyaka hafi 1900 yose igihugu bakomokagamo cyarasibanganye, cyaje kongera kuvuka ndetse kigira imbaraga zikomeye. Bishobora kuba byaratewe n'akarere giherereyemo, nk'uko Revera Pasteur Vincent Rwibasira yabivuze mu gitabo cye yise Ibanga rikomeye rihishe mu burasirazuba bwo hagati, kuko Leta z'Ubumwe za Amerika mu myaka 10 ishize zashakaga gushinga ibirindiro mu burasirazuba bwo hagati zinyuze muri Isirayeli ngo zikunde zibone uko zirwanya ibindi bihugu byari bizibangamiye byayoborwaga n'abagabo batavugirwagamo nka Osama bin Laden, Saddam Hussein n'abandi, hakiyongeraho ibirombe bya peteroli biri muri kariya gace. Muribuka Donald Trump wari perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika atangaza mu buryo bweruye ko Yerusalemu igomba kuba umurwa mukuru wa Isirayeli. Njyewe Yerusalemu nyizi nk'umurwa mukuru wa Isirayeli. Kabone nubwo ibihugu bibarirwa muri 100 byateraniye mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye bigatora icyemezo cyo kurwanya ubudahangarwa bwa Amerika bwo gufata iki cyemezo, kandi nyamara byirengagije ko muri 2016 abanyamerika bohereje muri ibyo bihugu inkunga yasaga miliyari 20 z'amadolari y'Amerika. Niyo mpamvu muri iri joro nongeye gusaba ku kanama kudufasha kakumva neza impamvu Amerika iha ibindi bihugu izo nkunga, bityo kakarengera inyungu za Amerika, gashyigikira ibyifuzo by'inshuti za Amerika aho gushyigikira ibyifuzo by'abanzi ba Amerika. To friends of America, not enemies of America. Ni Donald Trump mu mwaka wa 2018 hari ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere, ubwo yari akiri perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika. Kubwe isi ikwiye gushyigikira umugambi wa Leta z'Ubumwe za Amerika wo kongera kubaka Isirayeli, umurwa wayo ugahinduka Yerusalemu. Bivuze ko Leta z'Ubumwe za Amerika zishora akayabo haba muri Isirayeli haba no mu bindi bihugu, zigamije ko Isirayeli ishinga ibirindiro. Ibi kandi byagezweho nubwo bikiri mu mpaka, kuko Isirayeli iri mu bihugu bikomeye uyu munsi kuri iyi si. Mu yandi magambo, Isirayeli yari yarasenyutse mu myaka 1900 yose, yarongeye ibi gihugu nk'uko Imana yari yarabisezeranyije ubwoko bw'abayahudi ko bazongera bagakomera kandi igihugu cyabo kikaganza. Ibi rero bivuze iki? Abahanga mu bya teolojiya bemeza ko imirongo yo mu isezerano rya kera igaragaza ukubyuka kwa leta ya Isirayeli itari nk'uko yari imeze mbere y'itsembwa ry'abayahudi n'intambara ya kabiri y'isi yose. Ibi bakabifata nk'ikimenyetso cy'igitangaza kiranga imperuka. Nyamara ariko abandi bahanga bo bafata uyu murongo nk'ufitanye isano ahubwo n'ijyanwa ry'abayahudi bo muri Isirayeli banitwa abayisirayeli, ubwo banyagwaga n'umwami Nebukadinezari wa kabiri bakajyanwa i Babiloni bamaze kumeneshwa i Buyuda. Icyo gihe ubwami bwabo bwari bumaze kuba ingaruzwa muheto mu mwaka wa 597 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Bemeza ko ntaho bihuriye n'ibyo mu mwaka wa 1948 ubwo Isirayeli yongeraga kubyuka. Indi ngingo baheraho bemeza ko isi irimo igana ku ndunduro ni uko umuco wo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi urimo uhinduka ku buryo bwihuse cyane. Ku bijyanye no kuryamana kw'abafite ibitsina bisa, hakiyongeraho kwihinduza ibitsina. Mu gitabo cya Yuda umutwe wacyo wa mbere uhereye ku murongo wa 7 haranditse ngo, kandi ni Sodomu ni Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Iyo midugudu yashyiriweho kuba kabarore, ihanwa n'umuriro utazima. Bahereye kuri iyi nkuru igaragara mu muzingo w'igitabo cya Bibiliya, bemeza badashidikanya ko imperuka iri hafi, ndetse bagashimangira ko imijyi ya Sodomu na Gomora yari imijyi yari yaribasiwe n'ibi bintu kandi yaje kurimburwa burundu iribagirana.
ariko kuri iyi nshuro bwo ngo ntihazarimbuka umujyi cyangwa igihugu, ahubwo hazarimbuka isi, kuko ari politiki yamaze gukwira mu bihugu 195 byose bigize uyu mubumbe twita isi. Hari ikindi kimenyetso cyavuzweho kuba kimwe mu bimenyetso biranga iminsi ya nyuma. Hari umuntu witwa Antichrist. Dajjal bisobanura umubeshyi, umuriganya, wa wundi ubeshya agamije kuriganya, umubeshya agamije kwiyoberanya. Niyo mpamvu azaza akavuga ko ari we Yesu, Imana imuha amahoro n'umugisha, ubwo azabaje bwa mbere. Nguhoraho azohereza ingabo ze zigende zitwawe n'amafarashi y'akataraboneka. Izo nizo zizaza zigaragaza ukugaruka kwa Dajjal cyangwa se Antikristo. Kubera ko abantu bazaramya Antikristo, bizatuma yinjira mu rusengero rw'Imana kugira ngo asengwe mu mwanya w'Imana ihoraho. Abahanga bemeza ko Antikristo atazaza ari umuntu, ahubwo nk'uko n'Imana ari umwuka, ngo nawe azaza mu ishusho y'umwuka, ahubwo agakoresha basanze mu isi. N'abazakoresha ubwabo ntibazabasha kubimenya ngo basobanukirwe ko barimo bakoreshwa. Bazashishikazwa no kubona abayoboke benshi. Bazakoresha imbaraga z'igitangaza, amafaranga. Bazaba ari indyarya cyane kandi bazi neza ko ikiremwa muntu kirarikiye kurusha ibindi: urubyaro, ubutunzi, intsinzi mu kazi, gukira indwara, ijuru n'ibindi. Ibitangaza uyu muhanuzi w'ibinyoma azakora bizemeza abantu nk'uko Hirya yamanuye umuriro bikemeza Abayisiraheli, bakava kuri Bayali bakavuga ko Uwiteka ari we Mana. Icyo gihe abazahamya Imana bazicwa bazira ukwemera kwabo. Ngo icyo kizaba ari ikimenyetso cy'imperuka y'ibihe. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro tuzarebera hamwe ibindi bimenyetso bisigaye ngo imperuka y'ibihe isohore, tumenye n'imigendekere yayo. Abahanga mu bumenyi bw'ikirere n'isanzure bavumbura umunsi ku wundi ibibuye rutura binyuranyuranamo bishaka kugonga iyi si yacu ingana n'intete y'ururo mu isanzure. Igihe hagira ikisekura, ibyacu byaba birangiriye aho. Ariko se abahanga mu bumenyamana bavuga iki ku migendekere y'imperuka? Ni iki kizaba ku isi? Ese imperuka y'isi nirangira hari ikintu kizasigara? Ibi tuzabigarukaho mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Nge mwabanye nitwa Sumani Twahirwa. Ndabakunda cyane. Shalom.